reka twereka aho Yesu avuga. Ndahitamo umukristo. Okay, musomere suratul Maida ayijana na 10. Nanjye mfite aho ndi bukongerezo. Suratul Maida. Suratul Maryam aya 30. Suratul Maryam ni sura ya 19. Umurongo wa kangahe Musa? Umurongo wa 30. Umurongo wa 30. Iyo ngiyo aya 30 ni suratul Maryam. Reka nyibasomere. Sorry gatoya. Isa Yesu aravuga ati mu byukuri ndi umugaragu wa Allah yamaye igitabo anangira umuhanuzi. Zamura urutoki rwawe papa yigira gutya. Papa yigira zamura urutoki papa yigi uvuga ati ndahakana Muhammadi, ndahakana Allah, ndahakana yuko Allah yanyishe. Gira vuba papa yigi. Nanjye mfite uminye ukore. Papa yigi tunyarutse. Papa yigi jubu umugabo w'ijambo ryawe. Yarabivuze. Natwe Imana yarabivuze. Koko Yesu ari Imana. Yego. Bagusomeye Abaheburayo 1:8. Babalawo nibo bahari simbi. Abaheburayo 1:8. Bagusomeye inshuro nyinshi. Urumva babalawo. Nukomeza kuri standard yawe rwose natwe data arabivuga ko Yesu ari Imana. Niyo mpamvu ngo Yesu ngo nabyo yavuze nta cyo byo biri gukora. Ni objection yindi usigaranye. Ikintu nshaka kugira ngo tuvugane kuri ibi. Wenda mu gihe ndi kubishaka ibyo ngibyo uri kwibaza ibiki. Yuko Allah ari papa. Cyari data mu insano. Oya, apana ibyo ngibyo. Let's favorite. Babalawo. Nasome na wa Akramu yasomye umurongo. Babalawo, it's not your time my brother. Please. Ni reka mukubwire ndawuzi. Aravuga ngo ariko ku mwana aravuga ngo usome kuko niwe moderator wacu. Kugira ngo nyine tuvuge nawe kwihutisha dufite igihe gitoya mwana. Ntabwo nyenenge ko bawunsomera ndawuzi. Babalawo umwanya wote warangiye. Nawe ko warangiye. Abdul cyangwa nawe wawusoma nta kibazo. Dusomera umurongo muri Qur'ani suratul Nisa isura ya 4 ni isura ya 4 aya 171. Ndigo cyane rwose ama Isa ibn Maryam wa kalimatuhu wa ruh minhu. Nikora niba nibuka neza. Soma nta kibazo. Nisa ijana na kangahe? Ijana na mbere. Ama Isa ibn Maryam ahubwo ngaho turaza no kugendana neza. Ni aya ya kangahe? Aya 171. 171. Yeah. Okay. Yemwe abahawe igitabo ari bo banaswara ntimugakabye mu idini ryanyu kandi ntimukavuga kuri Allah ibitari ukuri. Mu by'ukuri Mesiya Yesu mwene Mariyamu nta kindi yari cyo uretse ko yari intumwa ya Allah akaba n'ijambo rye yohereje muri Mariyamu ndetse na roho umwuka w'ubuzima imuturutseho. Bityo nimwemere Allah n'intumwa ze. Nagariro sorry Akram icyo ni Kinyarwanda kiri buca. Iruhu minu ariko Musa bari Okay, nasoza reka murongeze no murongo. Bityo nimwemere Allah n'intumwa ze kandi ntimukavuge ubutatu musigeho. Nibyo byiza kuri mwe. Mu by'ukuri Allah ni Imana imwe rukumbi, ni nyiri ubutagatifu, ntiyagira umwana. Ibiri mu birere n'ibiri munsi byose ni ibye, kandi Allah arahagije kuba umuhagarariye. None se uretse Musa nige watanze umurongo wigira icyo uvugaho kandi ari cyo utanze. Okay. None se niba ugiye kuwusobanura? Oya nuko warumbwiye nanjye ngo ngiye kukubaza. None se narwambajije ngo nkubwire muri Qur'an ahantu agaragaza ko Yesu ari Masihi. Wangoya nakubwiye aho Yesu avuga ko ari al-Masihi, aho Yesu yivugira ubwe. Ntabwo Qur'an ari ya Yesu bro.
ntabwo nanjye navuze ko ari iya Yesu. none se urashaka kubona Yesu avuga muri Qur'ani? Wowe urashaka kubona Yesu avuga muri Qur'ani gute kandi Qur'ani atari igitabo cyamanuriwe Yesu? Ntavuga muri Qur'ani. Yesu ntabwo avuga muri Qur'ani. Qur'ani Imana niyo yonyine. Umvuga tumusobanurire. Ninkwereka ahantu Yesu avuga. In fact Yesu avuga akiri uruhinja. None ushatse kuvuga ngo nta hantu avuga, ahubwo ndi kwibaza ni gute tutabizi papa. Aya 150. Ihanyereke. Umva ikintu ushaka. Niba kwereka urakora iki? Umva ikintu ushaka, umva icyo hanyereke. Uraba umukafiri papa, uraba umukafiri. Umva uretse gato. Njye nawe tubanze tubyumvikane, sibyo Musa? Nahabura uretse gato reka tubanze tubyumvikane njye nawe, sibyo? Tubanze tubyumvikane njye nawe. Yego. Sibyo? Yego. Wowe wabanje urambaza ngo nkwereka ahantu muri Qur'ani avuga ko Yesu ari Masihi. Oya, ntabwo ari byo yavuze. Aho Yesu abyivugira. Reka icyo tugishyire ku ruhande. Isa ibn Maryam yivugira. Reka icyo tugishyire ku ruhande. Uragishyira ku ruhande utacyaduresinga, uramubeshyira byeme. Mbere yo kugira ngo tugire ikintu tuvuga kuri ibyo bintu, sibyo? Reka ubanze umenye Qur'ani icyo ari cyo. Ndakizi brother. Uretse wimbwira ko kizi, uramutse ubaye uzi Qur'ani wowe Musa. Uramutse ubaye uzi Qur'ani icyo ari cyo wowe Musa. Ntabwo wabwira ngo nkwereka aho Yesu yiyita Masihi muri Qur'ani. Reka da, kuko utazi Qur'ani icyo ari cyo, niyo mpamvu umva gatoya. Ese papa uremeza yuko Qur'ani ari Allah wenyine uvuga muri Qur'ani? Uremeza ko Qur'ani nta izindi mvugo z'ibindi biremwa cyangwa se undi muntu wigeraga avuga? Allah arimo arakotinga. Akram. Qur'ani nihishurwa, uretse gato nibyo ndi gusubiza bro. Qur'ani nihishurwa ryavuye ku Mana. Nta jambo na rimwe riri muri Qur'ani uretse iryavuzwe na Allah subhanahu wa ta'ala. So ubonye ko ndi kukwerekaho Isa avuga, hanyereka aho Yesu avuga. Nima kwereka aho Isa avuga. Reka twereka aho Isa avuga. Hanyereke. Ndahitamo umukristo. Okay, musomere suratul Maida aya 110. Nanjye mfite aho ndi bukongerezo. Suratul Maida Suratul Maryam ni sura ya 19 umurongo wa kangahe Musa? Umurongo wa 30. Iyo ngiyo aya ya 30 ni suratul Maryam. Reka nyibasomere. Sorry gatoya. Isa Yesu aravuga ati, mu by'ukuri ndi umugaragu wa Allah, yamaye igitabo anangira umuhanuzi. Zamura urutoki rwawe papa, yigira gutya. Papa, zamura urutoki papa, uvuga ati ndahakana Muhammadi, ndahakana Allah, ndahakana yuko Allah yanyishe. Gira vuba papa, nanjye mfite umenye uko papa tunyarutse. Papa, jubu umugabo w'ijambo ryawe. nonese nukumuganira chef, nukumuganira. Ngewe none ngiye kukwereka naho amajini avuga, nari ngiye kukwerekaho. Mwereke ngewe naho amajini avuga. Uretse gatoya. Okay, sawa. Reka tuganire. Umwanya n'uwanjye n'uwa Musa. Nuwawe na Musa. Okay, niba umwanya ruwawe, okay, ngwaye umwanya no ngaho uvuga ijambo. Nanjye mume nanjye mvuge. Oya, nagwambwiye ngo angana gutwe turi ku kibazo cyo mwihorere bandekere nta kibazo. Hano harimo abakafiri benshi, reka nzamure nabo. Papa idi wambwiye ngo ninkwereka ahantu Isa avuga muri Qur'an. Dave ndamuzamuye nabo. Ariko nuko nta hantu mbonye Yesu avuga. What? Aya 30. Byagenze ute? Buretse tubanze twumva ikintu kimwe umuvandimwe. Na suratul Maida ni nyinshi rwose. Nimanza wumve
njyewe ngiye kuba naho amajini avuga usibye nushaka ngenda guha kategori zitandukanye ndaguhereza amajini umva Akram ndaguhereza nkaho Muhammad avuga Akramu okay Akram papa ibi mumba Abdul uretse gato Abdul uretse gato cyane abubu nyine twari kuvuga Musa naye nushaka nanjye kuvuga Musa netakangira ndakumva ya iki wamahita y'umvuge se cyangwa ndacyafite umwanya wo kuvuga ntabwo uri kutuvugira nandi kubaza niba wamahita y'umunavuga cyangwa ugifite time yo kuvuga cyane okay ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya ni kimwe Qur'ani sibyo ndabizi Qur'ani ni igitabo cya Allah uretse Musa niko yemera ko yesheje nukwemera kwe kandi buri muntu afite uko yumva ibintu Abdul nako Musa njyewe nk'umuyisilamu sibyo nemera ko Qur'ani yose kuva ku rupapuro rwa mbere kugera ku rupapuro rwa nyuma ari ubuhanuzi bwavuye ku Mana buhanurirwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uretse gato nkomeze wimvugiramo iby'intumwa y'Imana yabwiwe na Allah subhanahu wa ta'ala harimo n'ibyahawe Mose harimo ibyahawe Mose ni biki nano harimo n'ibyahawe Yesu arimo evanjiri tugendana papa idi nuko uri kuzana time zitakenewe ugasanga niho uri kwiyicira uretse gatoya niki cyahawe Musa ese kubera iki kuki uri kumvugiramo kandi ntigeze nanjye uri gushaka kubeshya kandi sinakomezanya kuki uri kumva ko ndi kubeshya ngaho nyereka biprovinge iki cyahawe Musa alayhi wasallam reka dukoreshe iminota neza ubwo twebwe n'akarani barabizi n'abandi bantu bose bari kuri panel barabizi kuko kandi ni amagambo y'Imana icyo si cyo kibazo ikibazo akureka kutivangamo ni ikibazo niba utingana uri kutivangamo ariko reka tubumva ari babiri gusa nta nibyo byiza iri kuvuga ko nuza ko Tawurati yahawe Musa niko wari umbwiye umva nkubwire Musa ni ukuvuga ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buhanuzi yahawe sibyo harimo n'ubutumwa bw'abamubanjirije bande siko bimeze harimo Isa harimo Dawidi n'abandi ariko reka tugaruke kuri Yesu kuko niwe turi kuvugaho Musa mukuyemo nese se Yesu turi kuvugaho turi kuvuga kuri Yesu ntabwo turi kuvuga kuri Yesu please ubuhanuzi uretse tugaruke kuri Yesu nyine nuko utari uri kugenda utasobanuye ubuhanuzi okay sawa naducuza iminota ubuhanuzi ni iki ntabwo muri kurangira ubuhanuzi ni iki tuje Abdul reka tuganire ubuhanuzi ni iki ubu turi kuganira nawe ubwawe utazi ubuhanuzi icyo ari cyo oya ubuhanuzi njye nuko nzi ko ari uko Imana inyura mu kanwa k'umuntu ikavuga ibintu bizaba noneho ahangaha Muhammad ari kuvuga ibintu byabaye ukabyita ubuhanuzi ubwo n'ubuhanuzi ari kuvuga ibintu byahawe yeretswe ni ukuvuga ngo yabwiwe ibyo atazi turi kugendana yabwiwe ibintu utazi n'ubuhanuzi yabwiwe ibintu atazi n'ubuhanuzi yeretswe ibyo atazi gute uri kwibaza uri kubyibaza okay time out papa idi na God's favorite time out tugiye kubahereza iminota sorry time out papa idi time out guys time out so tugiye muri cross examination n'ubundi ni hagati ya God's favorite na papa idi so ibintu mwavuze mushaka kureba niba ari iby'ingenzi kubyo mwakorewe cross examination cyangwa se niba mwashaka ku addressing ikibazo runaka kitavuzwe ni hagati yanyu iminota 5 addressing
ndadressinga yemereye ikintu ntiyagikora yabanje ku n'ibintu bibiri ni reply speech ngiye gukora yambwiye ko twanamusabye ahantu isa muri Quran avuga ko ari nuza ko ari al-Masih ntiyabinyereka avuga ko ngo isa atavuga ndamwereka ahantu amagambo yose isa yavuze ko yiyise ko ari Abdullah ko ari umugaragu wa Allah sibyo papa yiti uretse anyereka ko ari umbaza ngo sibyo kanambwira ngo mbe ndetse najya kuvuga nyine ndi kuraza gusubiza ni ese urambaza ngo sibyo najya gusubiza ukambwira ngo uretse reka nkomeze sinareka nkomeze na iyo sibyo nyisubije yego isubize rwose nayisubije nakwereka ahantu isa avuga ariko uwe unyere kandi avuga nakweretse navuga ngo ni Abdullah musaba ahari isora bivuga none turanemeranye birakunanira unanirwa kubikora uretse ko utari kubikorera ahangaha buri uraza kumpamagara nyuma wakire Yesu noneho ikindi naberetse standard yanyu naho isa yivugira ko ari al-Masih ariko murabyemera mwereka ko muri Bibiliya naho rwose ko we muri Quran ko Allah ari kuvuga ko Yesu ari al-Masih nanjye mwereka aho Yesu aho data avuga ko Yesu ari Imana sinabikweretse ngaho fata ground yawe mbo ikintu cya mbere ugomba kwanza kumenya sorry guce mu ijambo bya bwanyuma nuzane semantic argument zane ibyanditswe ndabikwisabiye ngewe erega ibyanditswe apana kuvuga ngo turebye ngo reba ngo ahangaha please ibyanditswe ikintu cya mbere ibyo kuvuga ngo nzane ibyanditswe kandi turi kuganira ku byanditswe kandi n'ubundi ikintu ugomba kumenya turi kuganira ku murongo kandi niwe wawutanze papa yidi muvandimwe yakweretse ibyanditswe yaba muri Quran yaba no muri Bibiliya yanyeretse ibyanditswe muri Quran no muri Bibiliya yego none se ngewe si uwo murongo nyine wazanye so turi kuvugaho okay nawe numusubiza musubiza ngo nzane undi murongo uvuga uruzungu we akubwiye ground yiwe subiza gutyo kuko wanyemereye ko isa atavuga muri Bible reka none se ukeneye ko mbanza kukwereka ko Quran yose ari ijambo ry'Imana gusa papa yidi kandi nakweretse ko ijambo ry'Imana gute harimo n'amajina avuga n'ikisi Quran ni amagambo yaturutse ku Mana ahabwa Muhammad ibyo ngibyo nibyo wizera rero ririya jambo ikintu cya mbere ugomba kumenya ririya jambo uri kubona muri Quran rigaragaza ko Isa yavuze sibyo ni ibyabwirwaga Muhammad ari kubwirwa amagambo Yesu yavuze mu gihe cye none se turi kugendana nanjye ntabwo nabihakanye rwose ibyo urabyemera Yesu akavuga ngo iki ni ibyabwirwaga Muhammad uretse gato tugendana Imana yabwiye Muhammad iramubwira ngo Yesu nubwo n'urugero nanze yego uretse gato ya nyine ubanza wumve subire muri verse uretse gato ubanza wumve niwumva uko Yesu yavuze cyangwa se amagambo Yesu yavuze nawe nusomira ayiregura yumva nawe wizana bya bindi uyu muvandimwe kazi yarari kuvuga ngo gusoma ngo akarongo kamwe erega namwe akarongo kamwe muragasoma ntabwo namwe musoma igice cyose usibye ko Bibiliya Quran twe twiga muri Bible song ngo kiri umweru n'umweru kiri umukara n'umukara sinzi context uri kuvuga ushaka ariko ni nako bimeze nyine no kukwereka ko Quran you don't need context kubera ko isobanura ikintu gihari ariya magambo Yesu na amagambo Yesu yavuze mu gihe cye ariko uretse tugendane na amagambo Yesu yavuze mu gihe cye abwirwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitandukanye no muri Bible uretse gato tujyane bitandukanye no muri Bible kuko muri Bible tubonamo igitabo cya Yesu nyirizina igitabo cyo mu gihe ni ikihe nta gitabo cya Yesu kiba muri Bibiliya bro ni ibitabo bine byanditswe n'abigishwa ba Yesu byanditswe n'abigishwa ba Yesu ntabwo ari igitabo cya Yesu bavuga ndetse
bavugamo abantu benshi, bavuga Yesu n'umurimo yaje gukora, bavugamo n'abandi benshi, bavuga ubutumwa bwiza abo babivuze babanye nawe bari bamuzi babibwiwe nabi, bamwe babanye nawe abandi bamukozeho ubushakashatsi. akoze cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya, ibivugwa muri Bible ni ababanye nawe, ni abamukozeho ubushakashatsi, kandi nabwo ugiye kureba usanga ari abantu bo mu gihe cye. Uri kubyumva ibyo bintu? Ariko Muhamadi ntabwo Muhamadi we yarazi, aho ngaho ntabwo yarazi Yesu. None yaramuzi gute se? None se ahubwo ndanamwizera gute nambwira Yesu kandi atamuzi? ataramubonye? Uramwizera kurusha umuntu wamubonye wamuvuzeho. Iyihe Mana se kandi Imana ndi kubona Papa Edi, sorry gato, God's favorite gato. Papa Edi, reka njyewe tuganire kuri kino kintu ho gatoya. Papa Edi, hari ikintu uvuze cy'ingenzi. Papa Edi, baba bakunkopye gatoya. Papa Edi, Papa Edi, sorry gatoya. Papa Edi, wari utaraza. Papa Edi, wari utaraza, hari akantu uvuze. Musa, wamfashije. Musa, Musa bose gatoya. Imana imwe yamubwiye ko Imana imwe mwavuga gasimazaga gukotinga Imana yamubwiye ngo genda uzahano wabyiciye Musa, ntabwo wemera Qur'an. Icyo ni cyane, Qur'an ntuyemera. Harya wowe impamvu ituma uyemera ni iyihe Papa Edi? Sorry gatoya. Reka Papa Edi tumushyira mu mutego, weho Bibiliya yemera, reka tumushyira. Kandi Qur'an yakubwira ko ugomba kwemera Bibiliya Bible. Bibiliya nemera bimwe mu bivugwa muri Bibiliya. Bimwe? Aha, baburetse. Musa, sorry. Muwe mumunkopye. Papa Edi. Qur'an yawe ibwawe iragukondemninga yuko ntabwo wemerewe gufata bimwe mu byahawe intumwa, ugomba kwifata byose. Njyewe Qur'an yanjye imbwira ko, uri kubyumva? Imbwira ko ngomba kugira gute? Kubaha bya bitabo byabanje. Kandi ntubirobanure, wikongeraho, ntunarobanure mu ntumwa, ntunarobanure. Rangiza iyo aya. Bibiliya uri kumbwira, wewe winyemeza kuyemera. Kandi ari Qur'an bivuga. Njye nakubwiye ko nemera bimwe mu biri muri Bibiliya. Nta Qur'an iragucyaha ko udakwiye kubikora, kandi nsema gushakira. Irakwemerera kutemera Bibiliya cyane. Uyu ni umusiramu wa mbere twungutse uvuze bino bintu. Oya, ukene imagine. Nanjye nkwereke eshanu. Buretse no reka mbikubwire Musa. Reka Musa, iyo suratu Bakara ndi kwibuke aya ni iyihe tuwe musomere. Urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ruri muri Bibiliya. Nge nkaba ndarwemera. Nkaba nge ndarwemera. Ntanemera uwo Paulo. Uranshinja ko urampatira kumwemera ku ngufu. Sorry gato Musa, umurongo ugaragaza ko abasiramu badakwiye gufata mu bice ni wowe. Maze ntiyigeze anamumenya we noneho. Ningusomera sira rasura na uretse kuri kuguma umbeshye. Ningusomera sira rasura na uri umukristo. Muhammad ko umva nkubwire. Wabonye binsomere ndabyemera. Urongera umusiramu w'umukristo bwa kabiri. Arashaka ko Papa Edi w'umukristo bwa kabiri. Ikibazo ufite we Akram dushakira hadith iri vuga ikibazo ufite ni imyumvire. Iby'amaso atarabona n'iby'amatwi atarumva. Whatever the eyes, yeah. Ariko ko yakotingaga Paulo muri mu Bakorino ba mbere 2:9. Yeah. Ikibazo ufite ni imyumvire. Ugiye kuzana za hadithi z'ibihimbano. Dore ko mwebwe bamuruta mwavuye mu Jamia Tirmidhi nawe wadusanze baburetse Papa Edi kuva uyu munsi wabaye mu murtad. Papa Edi wabaye murtad nawe. Witukana Papa Edi chillax. Reka tugusomere. Ni Jamia Tirmidhi. Papa Edi wori murtad mugenzi wacu, reka dukomeze, reka tugusomere hadith.
Papa Idi ariko ibaze wallahi abantu bashaka kunyereka Yesu akomana akomuziko abavandimwe gusa reka mbabwire iyi script akiramu yayiteguye neza. Musa tuza mute a second mute Papa Idi inigura icyo wari ugiye kuvuga ko ari script Akram yateguye neza it's your kabisa zamuka kuri stage ikintu cya mbere kiri mu myizerere yanyu reka bivuge muri ubu buryo ikintu kiri mu myizerere yanyu ni kimwe ntabwo muganira mugamije kumenya ahubwo mwe muganira mugamije gusenya no kurimbura mbese mumeze nk'abantu bamaze kwiyumvisha ko umurongo muriho ari umurongo muzima ari umurongo udashobora kugirwamo inama cyangwa wowe ubwawe urashaka kunyigisha ugereke ko mu by'ukuri umusilamu Kiki Musa everyone abakafiri bagenzi banjye mu meeting Sedini sorry abakafiri bagenzi banjye mu meeting mureke Papa Idi avuge spom babonetse Papa akuse mwabakafiri bagenzi banjye mwe mwakihanganye mukareka Papa Idi akavuga Papa Idi komeza nk'urugero reka mbaye nk'urugero ufite stage wo tuvuga ibyo ushaka kuvuga byose twe tuguteza amatwi urakoze urumva umwana hano yaje abakubita umurongo wo muri Bibiliya uvuga uburyo Yesu yavuze Imana uburyo Yesu afata Imana uburyo Yesu avuga Imana araza abakubita umurongo hano mbona ari umurongo arawusoma arangije niyumviye ijambo ryavuye mu kanwa ka Monari naryiyumviye ryavuye mu kanwa ke nanarikodinze nabishaka mzambwire ndimugarure ndimuhe ryavuye mu kanwa ke yivugira ko Yesu yambaye umubiri hano mu isi yambara umubiri ariko mu ijuru ari Imana umwana araza amuhereza umurongo hano ugaragaza ko Yesu no mu ijuru yari umuntu uri kumva Bibiliya ivuga ko Yesu ari umuntu mu ijuru Musa please Musa mute everyone mute Papa Idi wokomeza Musa time out Papa Idi komeza no mu ijuru ari umuntu Papa Idi sorry Musa please listen to me mute twahaye umwanya sorry uyu mwanya no wa Papa Idi yavuze ko turi gukora script so reka akore show yiwe like this is your turn kugira ngo ukore role play yawe you are on the stage vuga tuguhaye umwanya wose ushaka tafadhali genda shaka kumenya ni impamvu ki yatumye muhindura witubaza kandi ni role play yawe witubaza wowe uvuga ibyo this is your time to role play kandi nyine muri uwo mwanya wavuze yuko this is a script right wavuze ko yari script nayize neza this is your turn wowe Musa please my brother Musa please time out Papa Idi urawufite no twebwe we are muted except me wowe this is a stage nkuko wabivuze vuga icyo ushaka kuvuga oya no apana matiku were you not the one wabivuze no Papa Idi this is your stage now twaguhaye stage wavuze ko iyi ngiyi script so in script you are on stage nta kibazo reka ngukoreshe nkuko umaye nta kibazo tafadhali urakoze reka ngukoreshe nkuko umaye Akram ibi ntabwo biri fair twakagumya kuri topic natwe mukaduha ijambo kujya dukoresha umwanya Edi iyo umuntu avuze ko this is a script sorry Edi iyo umuntu avuze ko this is a script ubwo iyi ngiyi ni role play yiwe reka tumureka abyine atapinge dance akora iki then we will narangiza turahereza n'abandi turabahereza oya
guys, again, njyewe nta kintu umuntu apfa kuvuga ngo kimve ku mutwe kigende. Like, I have to hold you on that. Yampaye isezerano ntarisohoze. iriya sezerano se bro Abdul nabikoze cyangwa yampaye isezerano ko nimwereka ko isa ari kuvuga muri Korani mudufashe tugume kuri topic twese tubaza tunasubizwa kuko kuri panel hari benshi ntabwo hari abantu babiri bonyine Abuba ntaravuga actually kandi Abuba yari uwangesha Abuba yari wawe umwanya wawe warangiranye na Papa Idi urangije reka mugane na Abuba na Dave guys saa munani zirageze saa munani zirageze basi mukore iminota 30 kubyo turaba duclosinze live Abuba na Dave mugire icyo muganira iminota mikeya ishoboka noneho ntago ikiri 10 ibaye 6 buri muntu Imana igumugisha ariko wambeshye urakuraza kuhamagara suri ariko se bro uko ngewe ariko mwana uko kwemera kwanjye gufite aho gushingiye mwana musa Abuba na Dave turabategereza kwemera kwanjye gushingiye ku minota yanjye yego nacyo umwanya Papa Idi tomwanya Abuba komera cyane so nshaka gusomera imirongo 2 ahagana Akram aradusomera muri Yesaya Yesaya 9 umurongo wa 5 n'uwa 6 Yesaya 9 umurongo wa 5 n'uwa 6 haranditse nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we Abuba wumvishe nawumvishe uyu murongo ego kuri 6 Allo turakumva Dave ndakumva cyane kuri 6 aravuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizaba ku ntebe bizagera ku ntebe ya Dawidi n'ubwami haranditse nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we so by context wenda mbwira Abuba uno murongo n'ubuhanuzi bwavugaga kuri Kristo buvuga yuko icyambere azaturuka mu muryango wa Dawidi cyangwa se mu gisekuru cya Dawidi ugiye muri Matayo wijyana muri Matayo ntabwo turasoma ndi kubwira by context kugira ubyumve ugiye muri Matayo igice cya mbere ukamanuka batwereka kino kintu kibi bisekuru kugira bakonfaminge buno buhanuzi bwavugwaga ahangaha bakerekana yuko kino gisekuru cya Dawidi cyavugwaga aha ari cyo gisekuru n'umwana yavutsemo kuko ari we Kristo ariko babanje kuvuga yuko ngo azitwa Imana ikomeye azitwa data wa twese uhoraho nadusomere no muri Roman 9 press kujyana mu Roma ngo bitanye ni 200 ubundi then ufate time yawe Abaroma kangahe time yawe Abaroma kangahe Abaroma 9 6
Abaroma 9:6 haranditse icyakora so kugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose. Nkomeze sorry 6 era 5 gatanu. Anse nibo bakomotse kuri ba sogokuruza ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose. Amen. This niho wari guhera, right? Nibo nibo bakomotse kuri ba sogokuruza ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose. Amen. ngo Kristo ngo niwe Mana ishimwa iteka ryose. Amen. Amen. Wenda urongero hasome, so ndashaka ko iyi mirongo ibiri yonyine ariyo nsomye ndasinigiye mwenda abavandimwe bagiye bavugaho. Uyimbwiraho unyereka uburyo Kristo atari Imana. Mumbabarire tube dusetse babaraho ho gato. Babaraho ari gukumvisha ukuntu ari Hezekiya muri nuza mu Baroma bro. munyihanganira ako babaraho. Babalawo buri gihe ntabura kuntenguha. Babalawo Bababwiye mukomeze. yambwira ngo Mariko igice cya 20. Mutubabarire babaraho, sinzi niba tuzamugarura kuri iyi pano, ariko babaraho ndamukunda, tuzatumuzamura nta kibazo. Ariko nta kibazo, mukomeze munyihanganira ndabinterruptinze, ariko yaransekeje ukuntu ngo bino bivuga kuri Hezekiya. Bro, where are you getting Hezekiah from? Okay, sorry. Abuba Dave mumbabarire. Yes, takumva. Urambwiye Ino mirongo ibiri nguhaye ndagira ngo unyereke uburyo hano hantu hatavuga uburyo Kristo ari Imana. atavuga uburyo Kristo ari Imana. Yego. Ese umubaza ikibazo? Nta kibazo mbaza. Uzi gutandukanya kwitwa no kuba? Kwitwa no kuba bitandukaniye he? To be is no kuba. Kwitwa ni uko umuntu aza akakwita ikintu. Akaba tuwenda urugero akakwita. Kandi uyu abavuga n'umwuka w'Imana bose ni abana. Twene twitwa turi kugendana. Ntago yabaye tandukanya kwitwa no kuba. Ese uwo mwana bavugaga aho ngaho uzo ari we? Ni Kristo. Ninde wundi? Mwana bavugaga ngo uzaza kuri ibyo byose uzo ari we. Uzagira iki? Umwana bavugaga aho ngaho ngo azitwa igitangaza, azitwa. Data wa twese uhoraho. Ubuhanuzi bwavuga kuri Kristo. Bazabimwita. Azabiba. Bashimangiraga icyo azitwa. Iki niki? Azitwa ntabwo zabiba. Abuba, sorry gatoya. Abuba. So you mean ari amagambo ari kuvuga hariya mu gihe ndizera uzi icyo bishatse kuvuga. Hari umuntu wakitwa umujyana, cause the context y'ubibonye hari ko ari umujyanama, you have to know ni iki exactly biri kuvuga. Cyangwa se navuga ati data wa twese uhoraho, which you have, ubwo nabyo ndatekereza uzi ibyo ari byo. Hari umuntu wigeze witwa data wa twese uhoraho in the history of the Jews? Apana kuba kwitwa. Cyangwa kwitwa Imana ikomeye, cha mighty God, yeah. Apana kuba kwitwa. Kubyitwa byo nta makuru menshi mbifiteho. Yeah. Thanks for being honest. So uzi witwa iyo bavuze ati ngo noneho uzi wo bahaye izina Imana iri kumwe natwe, uwo ari we? Imana iri kumwe natwe. Yeah, cyangwa Imana iri muri twebwe. Actually Imana iri muri twebwe because the notion iri hariya ni nk'iya tabernacle. Urusengero mbese ni ihema ry'ibonaniro ryabaga hagati y'Abisirayeli. Iriya Emmanuel revealinga the tabernacle. Yego Abuba. Ujya kunshanga. So impamvu njye nabivuze, wavuze yuko bitandukanye, wavuze ko bitandukanye, sibyo? Agejeje mu mahema kira mu mugani kwa hari umwanya abantu babiri uri kuvuga iki? Sorry,
again abuba Dev komezanye nawe none abu kubajyana mu bindi kandi bo bafite ibindi bari hano iyo bavugaga ngo azitwa Imana ihoraho bori kuvuga ngo nuko byitwa yari kuzabyitwa nabande yabyiswe nabande aho kugira tutubona meaning igisobanuro cy'uwo murongo byasaba ko dusubira inyuma muri iyo mirongo watarutse niba wavuze gatandatu cy'isaha gatandatu ngo natarutse isaha 9 gatandatu muri context iki gice kivuga ku buhanuzi buhanura umwami uzavuka ari umukiza Yesu cyangwa se ni context y'icyo gice umurongo ushaka were ku murongo wa mbere umurongo bavugaga umuntu bita agana bavugaga Yesu ntabwo ari bavugaga ahubwo nuko iyi topic akamva ko tezi y'ubwonko nikora research Abuba no Abuba I would quote abamenyi b'abarabai and I would quote midrash at least ebyiri and I will say the names to checking uburyo bakoting ingi ahubwo icyo okay then tunyure no muri objections impamvu bahakana Yesu as a Messiah because this everyone no shaka kuvuge Qumran Judaism no shaka kuvuge Rabbinic Judaism no shaka kuvuge Hellenistic Judaism that's everyone niyo mpamvu iri titre n'abandika bavuga ati ubihanura umwami uzavuka uri umukiza n'umwami byabaye ntabwo hanura ibintu bizaba umva ibintu biriho you know nothing about the Bible muri New Testament mukazana ba Paul nyine ushaka kubahakana n'abandi iyo Yesaya bajyanye muri Old Testament nimba biri kuba bari ubuhanuzi guteze uretse gato usoma umurongo akra udusomera umurongo twasomye inshuro zirenga imwe mumbabarire iki kintu tukigendaneho hagira umuntu uza kuvuga ngo ntabwo numvise wajye guhakana kandi yumvise ufite impamvu yo kubivuga ntabwo ufite mwuka wera gusobanurira oya wijyana ibya mwuka wera ndetse gatukuzana ibya mwuka wera mu isezerano rya kera kazana mwuka wera mu isezerano rya mwuka wera ntabwo yabaga mu isezerano rya kera are you sure umva data Dev ongera udusomere uwo murongo cyangwa se wenda bari giye usoma kugira ngo wenda tubikiwe ikibazo ufiteho ni wowe usoma kugira nawe usome nta kibazo wumve neza nambere yuko wasoma papa umurongo uravuga ngo ibintu biri kuba ntabwo babyita ubuhanuzi kubera ko bizoba in the future wowe umva mubwire wowe ubwo ni kumva ubusobanuro bwawe sibyo again nta kintu na kimwe uzi kuri Bibiliya papa Edi if you don't know that yeretswe byabaye mbere ntabwo ari ubuhanuzi reka ibyo tuzabifatire umwanya papa Edi sorry gatoya ubuhanuzi ni iki wa mugana reka tugaruke kuri reka bazaganira papa Edi bakomeze Abuba uwo murongo ari kugusomera niyongera usome papa Edi we nta kibazo papa Edi reka abantu babiri baganire oya kandi none se akramu ntari kunyuzamo akunganira mujye mureka natwe tunyuzemo njyewe nashaka kumva Abuba niba ibintu ari kuvuga kabisa yarasomye kabisa nta kibazo Abuba ni umusomyi bro haranditse ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye burerekeraho nuko umwana w'umuhungu yatuvukiye ntabwo ari umuhungu reka kuvanga ibintu nuko umwana yatuvukiye iyo bavuze icyo umwana uri kumvamo wowe umwana yavutse ntabwo ari umwana azavuka Abuba umwanya wawe uhaye papa Edi baburetse gatoya Abuba na nanoza na Dev Otto sorry gatoya mbarogoye so papa Edi iyo turi kuvuga gutya ni claim uri kuzana ukaganiraho mind you nta nubwo ari cyo turi kuganira koze icyo uri kugaragaza hano ntabwo uzi imvugo ya Bibiliya obviously iyi mvugo ya Bibiliya it's univocal hari yubona okay rino jambo bagita ngo ubuhanuzi
ubuhanuzi you have ubu biri kuvuga nk'ibyabaye cause iyo Imana iri kukwereka iri kuguhereza prophecy ikwereka okay the good way no kubivuga ni gutya bese ishobora kukwereka ari nk'imisozi ikurikirana gutya like ari nka canopy gutya ariko you can see it nk'ibyabaye ukabona the range y'imisozi ukaba wabona uri inyuma and uwo inyuma utari wawugeraho. I'm trying to make this point. My friend, imanukira wiryamire papa yidi aho ari washonje. Papa yidi aho ari washonje. Papa yidi aho ari washonje. Papa yidi, give me time muhereza imirongo 10. Sorry. Give me time. Sorry gatoya. Give me time muhereza imirongo 10 rimwe kabiri gatatu kugeza ku 10 nkwereka ikintu kivugwa as in nk'icyabaye and you will find it in the future. Kandi kivuga nk'icyabaye. At least ndaguhereza imirongo 4 exactly iri muri Genesis. Ndaguha imirongo 4 iri muri Genesis. Ndaguhereza muri Yeremiya byibizi 2 ibaye 6 sibyo ahandi nzi muri Yesaya actually ningi narinzi ko ari umwe muri bo. I will show you multiple. So wowe ibyo uri kuvuga papa yidi wowe icyo turi kuvuga okay sorry ninjiri kumotera cyangwa mwihangane abantu ndi kubarogoya ariko ikintu ni papa yidi icyo turi kuvuga wisha papa yidi Dev uri kuvuga he knows interpretation ya Bibiliya n'ubuhanuzi ntabwo ari ko ubuhanuzi bumeze nk'uko uri kubitekereza bareke baganire he knows what he is communicating. Kereka nge nawe dufashe nk'umwanya w'isaha imwe nawe turi babiri nushaka ufata 3 papa yidi tuza program umwanya w'igihe wenda yivugeho and then none uzane nawe imirongo umbwira uburyo Kristo atari Imana songire nanjye iteke nyiguhaho umwemeza yuko ibyo uri kuvuga atari byo wenda iminota tuyikoreshe neza twihuse mike kabisa ishoboka ariko uburyo Kristo atari Imana kandi ni kwereka muri ubu buryo uri kumva ese Devo nakumva Imana si umwami Imana ni umwami rwose haba abami bangahe haba umwami umwe Yesu ni umwami Yesu ni umwami n'Imana ikaba umwami ni umwami akaba abami bangahe bakaba abami bangahe ibyo kumbwira byose ndi kumva impamvu yabyo hari ikintu wenda ego Imana ni umwami sibyo ni umwami Yesu nakaba umwami nawe ni umwami ntabwo abami bangahe umwami umwe witonze ese katubaze ese Yesu uri umwami ego ni umwami batugiye muri Mariko 14:28 Mariko 14 dusome ndingiri gusoma reka mbasomere Mariko 14 ariko hano tuba twasomye kuva kare Mariko 14:28 nahageze 14:18 haranditse hati yego haranditse yego bicaye barya Yesu arababwira ati ndababwira kuri yuko umwe muri mwe uwo dusangira ari bungamanire Mariko 14:28 right 28 yego 28 yego 14 Sabiho gato ndabarogoye nuko Abdul yarambwiye ngo rimwe gukuba rimwe ni gatatu mbashije guseka ndavuga nawe Abdul mwihorere bro Mariko 14 twitwareba 14 ase Abuba ufite Bibiliya ko ndi kumva agira ngo uri guturuna page biri serious ufite Bibiliya afite wabonye ukuntu Abdul yambwiye ko rimwe gukuba rimwe ari gatatu Abdul mwihorere ninjiji Abuba ufite Bibiliya azana nyine iyi ngiyi iri physical gutya wow I respect you my brother I do actually I much respect guys
tubwire uko avuga. Aravuga ati iry'imbere n'ingingo iry'imbere cyangwa irya mbere. ahubwo ni 12:29 uri gushaka ngira 12 Mariko 12:29. Yeah, I think what you're referring to ni Mark 12. Irya mbere ntabwo ari iry'imbere. Iry'imbere ni aho ngaho umva Isiraheli. Oya nagaruko hatangira handitse Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isiraheli Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Devo akara mushaka kwasoma mutazi Kinyarwanda asome nk'umuntu w'Ikinyarwanda ngeke mbasome aravuga ati Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo Isiraheli Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Yego ndakwambia ati Yesu ni umwami kandi Imana ni umwami kandi Yesu akaba yivugira ati Isiraheli Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Ijambo wenyine rivuze iki? aho ngaho Kristo yari ari gukora iki? umva nyine tugendane no kuganira neza ko tugendane twitonze. Hano Kristo hari uwari umubajije ibyerekeranye n'amategeko. Uri kujyana hera kuri 28 aravuga ati kumwe mu banditsi aramusubisa bajya impaka Abuba ari kuguha context reka dusobanure. hera kuri 28 makumyabiri ariko yari kuguha context nayo niyo mpamvu yo kubwira ati mureke wenda nanjye nahereka kuri 28 ariko mbikubwira mu buryo bwa context. Ntabwo ari ngombwa ngo mbisome byose ariko mwanabisoma n'ubundi nibyo bivuga. dusome 28 ni uko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? aramusubiza ati iry'imbere ni ingingo umva Isiraheli Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. wapi mwishaka kumwepa ninde wamusubije? Yesu Kristo navuze Kristo niwe wamusubije. navuze Kristo ranje mbanumva ari ibindi bintu kuvuga. none se wabuza My brother just nibiva kuri Kristo. iyo bavuze ngo Kristo bagira ngo nundi Yesu ngo nundi umuntu wavuze ujya kuvuga ngo iyo uvuze Kristo kuko Yesu ntabwo yigeze avuga ngo umuntu wa Kristo. iyo tuvuze Kristo tuvuze Yesu Kristo ahubwo agize ngo nundi muntu wa kabiri uvuze ko nicyo ndi kugira ahubwo ari kutujyana muri ibi kandi twabona nimwe muri umujyana huko uya kandi tubisomye. oya nakomeje ati kumva nkuko namara murongo uvuga kuriya cyaka oya nagira maze unyumve nakomeje ati Yesu niwe yivugira ati umwami n'Imana niwe mwami wenyine. iryo jambo wenyine yamaze guhakana ko ari umwami. ugazahakanye ni hehe hano? nihe hari negation wumvishe papa yidi weho uri kudusomera sorry we nta mwanya ufitanye na papa yidi ahubwo ngiye ufite umwanya na Dave. wosobanura nusoza umbwire ngo ndasoje deni mumeze. ndi kukubaza ati aho yavuze ati niwe mwami wenyine nk'uko yari yikuyemo weho nihe sorry musubize ntabwo uranca mu ijambo. ijambo wenyine suturabona twese hano niyo mutaramukana mu Rwanda ijambo wenyine rivuze wenyine. ese ni Yesu avuga ati njyewe Yesu ndi umwami muri bibiri muhanyereka leta ngo umukristo akakana leta nitwa Pawulo mwese niyo rero kamusubize ni umwami w'isabato sibyo ntuce mu ijambo.
Kristo bamubazaga itegeko ry'imbere. Kristo agiye gusubiza akotinga ibyanditswe biri mu gutegeka. Oya, ntuce mu jambo. Nanjye ntabwo namucaye mu jambo. Yego, ba witonze. Ninsoza ndakubwira ati ndasoje, then go ahead. Hano Kristo bamwaje ngo itegeko ry'imbere ni irihe. Kristo agiye gusubiza akotinga ibyanditswe. Akotinga mu gutegeka, uri kumva, 6 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Uri kumva? Tujyane. Ntabwo gutana mu byo mbwiye. Waretse gutira amagambo ugakoresha amagambo y'ikinyarwanda. Uko gutira ariko biri gutuma uyo. Ni irihe jambo? Wishaka gutinga n'ikinyarwanda. Wakoresha amagambo y'ikinyarwanda. Yifashishije none akatugere yifashishije ibyanditswe biri mu gutegeka. Uri kumva? Igice cya 6 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Sibyo? Niho hano Yesu avuga ngo iry'imbere niri ngo ririya tegeko. Kristo rero icyo yavugaga yakoraga gufata icyanditswe n'ubundi cyari kiri mu isezerano rya kera mu mategeko, arangije bigarurira uyu mugabo wamubazaga. Turi kujyana. Kristo hano ntabwo ibyo yakoze arimo kuvuga ngo noneho kambereke undi mwami, njyewe sindi umwami, ahubwo yafashe ibyanditswe stili n'ubundi bari bazi bano bantu bamubazaga kuko bari babizi ibi byanditswe. Ashaka kubaha igisubizo cya nyacyo kandi gikwiriye kuko bari abasomyi, bari abanditsi bano bantu bamubazaga. That's the right interpretation, Bible. Uri kumuvugira bro, bire kumutekerereza. Jya mu gutegeka 6 kandi 5. Again, sorry Dave, Papa Edi, by the way, uri interruptinze, twakubwiye yuko wowe nta bumenyi ufite bwa Bibiliya ifite cross references. Yego. Ntabwo ikibazo akoje kiri kusubiza. Ndi kujya gusubiza banzu byumve. Abuba, sorry gatoya, Dave, Abuba, iyo Bibiliya ufite gute utazi kuyisoma Abuba, ifite cross references. Ngiye kuguha ibintu bibiri, sibyo? Ngambye Korani ntazi gusoma iyo ariyo, ni Kaluna ni iyihe, ni Warsh ni iyihe? Korani yose ufite nayisoma ngewe Abuba, iyo ariyo yose. Twihute Abu. Kristo yari guterura icyanditswe kiri mu isezerano rya kera ariko bamubazaga ku mategeko. Amategeko ahari iry'imbere ni irihe. Yari kuriterura akarikuramo akavuga ati noneho ngewe Yesu ni nge Mana yonyine. Cyangwa bamubazaga mu mategeko nk'abanditsi, afata mu mategeko n'ubundi yari ahari ateruramo iryo agomba kuba hari yumva ko ari iry'imbere. Yasubije icyo bamubazaga Kristo. Kandi icyo yababwiye ni ukuri. Hari ni Imana imwe yonyine. Wagiraga ngo abahe irihe ahindura itegeko ryanditse. Niko wabyifuzaga nyine. Ntabwo yavuze Imana. Ikintu ari ku musaraba yasengaga ari gusaba. Icyo rero nacyo ndakigusubiza. Ndiriye ko turi ko ari aba babiri bari kuganira. Turi kuvanga mwese ni mu bariza kimwe ntabwo ari bumenye byose. Twagiye ku musaraba biraza nyuma ndabivuga. Kumva Buba. Twagiye hari ibintu bibiri ngiye kukubwira hano. Mitewe ninshaka na soza na closing. Mbwira ibyanditswe ariko. Mbwira ni ibyanditswe. Ibyanditswe ndumubaza. Aribyo mbwira. Ibyanditswe nyine nibyo ndi kukubwira. Iyo Kristo aramutse iyo yavugaga ngo cyangwa yasengaga agasenga data, ibyo yabaga akoze ni ukuri. Kuko icyambere Kristo yoherejwe na data. Kandi Kristo yasabumitingaga kuri data. Kandi data aramuruta. Yaramurutaga ini mu buryo bw'uko agomba kumusabumitingaho. Asa akoresha amagambo. Kuko ukuri kw'ibyanditswe byera ntabwo tubihakana Buba, nicyo ari kukubwira. Like you guys mutekereza ko tutabizi. Batekereza ko tutabizi. I'm like, bruh. Abuba, uri kumva claim na akubwira ariko turabizi ibyo uri kuvuga n'ibyo biri mu byanditswe. Kristo yarasengaga data. Yeah. Impamvu yamusengaga nuko
Kristo ubwe yagombaga gusenga data nk'ugomba gusubmitinga kuri data nk'uwamwohereje gukora mission yo gucungura abantu. Right. Imana ubwe yatoranyije. That's why na Kristo ajya kuva ku isi yasize avuze ko arabohereza Mwuka Wera. So na confusion iri mwaho sinzi nyine impamvu mwumva ko ibyo bintu nyine biconfusinze. Batekereza ko utabizi Dev. Batekereza ko utabizi.